ariko mu izina rya Kristo Yesu imbaraga zafashe ibyawe zibirekure mu izina rya Yesu. Ariko uzi ko hari ahantu imbaraga zafashe ibyacu zifite ibyacu, zifite ubutunzi bwacu, zifite umugisha wacu, zifite haleluya, zifite igihugu cyacu rwose, kandi hari imbaraga zigifite zanze kukirekura, ko zikirekure mu izina rya Yesu Kristo. Igihugu cyawe gishobora kuba gakondo yawe. Ibi bihe bifite indwara z'amayoberane nyinshi. Ibi bihe bifite imbere hari abanzi benshi Satani ateganyije, abanzi mu nzira, abakonikoni, abapfumu, abacweza, abaruzi, abacuraguzi badashaka ko watera intambwe. Bariho baragomba uko imyaka igenda ishira none bagenda bagwira LSFO, bagenda bagwira, ariko Uwiteka aracyafite imbaraga zo kukurwanirira. Niyo mpamvu nkwingingira aho uherereye hose ngubwira Uwiteka umuyobozi inzira yuko uzagenda muri uyu mwaka tugezemo, muri ibihe bize bidusatira. Dore ni ibihe bikomeye, biragoye, bibaza. Ni umwaka udutangiye nawe utangira kutubabaza. Niyo mpamvu utagomba gusinzira. Bamaso uyobozi Imana inzira uko uzagenda, utazagenda nk'utagira ubwenge, ahubwo ugende nk'umunyabwenge kandi ucunguze uburyo umwete, usenga vuba kuko iminsi hari mibi. Nibihe bitoroshye biri kuza birushaho kutwegera. Niyo mpamvu ngusengeye cyane ngo Uwiteka guha imbaraga aho uherereye hose, kudukubita irushaho kudukanda, kubera ko abari biteye ubwoba tukarushaho gusakuza cyane, kandi Uwiteka byaba yumvishe gusenga. Ariko niyo mpamvu natwe tutagomba guceceka kuko biba bidukanira byenda kuduhekenya, kubera ko Satani nawe yavuze ngo musenge ubudasiba. Tugomba gusenga ubudasiba. Yemwe abibutse Uwiteka ntimugahweme, ntimukamuturize kugeza ubwo Yerusalemu azahindura ishimwe mu mahanga yose. Niyo mpamvu natwe tugomba gusenga ubudasiba, ntidutuze nguko babishinyitse. Natwe tugomba kubwira Uwiteka ko bikidushinyikiye nyine. Imana y'amahoro ibane namwe mwese mudukurikira ku Umuremyi TV. Imana iwo mugisha turabasabiye. Tugeze mu mwaka ugiye kurangira, turabifuriza kugira umwaka mwiza. Mwebwe mu majyepfo, mutuye mu Rwanda, mu majyepfo, mu majyaruguru, iburengerazuba, iburasirazuba, turabashuje cyane namwe mu mujyi wa Kigali. Namwe rero turabashuje abari hanze mu bwota amasimbi muri Amerika, i Burayi, muri Canada. Mwese turabashuje, tubona ko mudukurikira. Mukande subscribe rero kugira ngo mudutere inkunga, kuko iyo niyo nkunga ikomeye cyane kugira ngo tujye tukora umurimo w'Imana, dusharinga kugira ngo n'abandi babibone. Turabakunda cyane rero. Umukozi w'Imana dufite imbere yacu ntago aribwo bwa mbere agera ku Umuremyi TV, kandi n'ukuri turamushimiye. Reka tumwakire ku Umuremyi TV adusengera Imana. Ariko mbere na mbere ni mwebwe twakiriye kuko mudukunda, ni mwebwe mutuma dukora ibi biganiro kuko ni byiza muradukurikira. Reka tumuhe karibu rero adusengera Imana, noneho twinjire mu kiganiro cyacu. Uri data wa twese mwiza, uri Imana yacu, ubereye maso abagutegereje bose, kandi ugira neza. Uhimbazwe ko tugeje iki gihe tugihumeka nk'uko abazima, suko hatari byaduhize, byaraduhize byenda kuduhitana kandi byendaga kutumira bunguri, ariko watanze ingabo nyinshi zipfa ku bwacu. Uhimbazwe ko uri data wa twese. Turagushimiye rero kubw'imbabazi zawe nyinshi, nizo zitumye tudashiraho, kandi nizo zitumye tugihumeka, nizo zitumye tubyuka bikemera, nizo zitumye tugeze iki gihe rero tukiriho. Ariko benshi baratambutse, twarabibonye, none twebwe umwaka turawuminuye kandi tugiye gutangira undi. Uri kumwe natwe ukiduhagazeho. Uhimbazwe, uhimbazwe. Turabigushimiye rero. Turasenze cyane ngo ijambo ryawe kandi ubutumwa bwiza bugiye gutambuka aha ngaha kuri rubuga nkoranyambaga, kuri izi mbuga nkoranyambaga, uko butambuka, uko bugenda. Turasenze cyane ngo amatwi urajya bwinjiramo, ujye bukora icyabwo ko gukuraho ibidafite umumaro, bwubake ibifite umumaro mu izina rya Yesu Kristo. Ngaho bana natwe twese babazaho no kugerwa neza n'ibitwomeho none iteka ryose. Amen, amen, amen. Uwiteka abahe umugisha mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Reka muri uyu mwanya uko numva Uwiteka ari kunshyiramo isengesho ry'uyu mugoroba, kandi ry'izi mpera y'uyu mwaka,
ndagira ngo aho abantu bose aho duherereye hirya no hino tubaze Uwiteka inzira. Nashatse ngo tubaze Uwiteka inzira turi bunyuremo, uko turi bugende kose. Inzira buriya ni nyinshi, hari abantu bafite inzira zitandukanye, ariko twebwe hari ijambo rivuga ngo ariko wehoho, ijambo ry'Imana muri Bibiliya rivuga ngo ariko wehoho. Ariyo hajeho ijambo ho, weho hakazaho icyungo cyaho, uruvuga ngo uburi intoranywa cyangwa se uburi indobanurwa mu bandi. Impamvu ze twebweho n'abitirirwa izina rya Kristo Yesu. Twebweho abitirirwa izina rya Kristo Yesu uko turi bugende, nguko Paulo yabwiye Abefeso, yandikira Abefeso, babwa ngo nuko mwirinde cyane uko mugenda, mutagenda nk'abatagira ubwenge, ahubwo mugende nk'abanyabwenge, ngo kandi mucunguze uburyo umwete kuko iminsi ari mibi. Kuko iminsi ari mibi rero ko turi kugenda dusohora mu minsi mibi, kandi umwanditsi yavuze neza mu butumwa bwiza, yavuze ko uko iyo minsi igenda irushaho gushira niko ibihe bibi bigenda birushaho kugira ute kutwegera, bigenda birushaho kutwegera, bigenda birushaho kudusatira. Rero nubwo twishimira ko tusoje umwaka tukaba tuminutse dufashe undi wa 2025, ubwo uyu mwaka tuwusatiriye, bivuze ko ari ibihe bibi n'ubundi byiyongereye ku bindi bije bidusatira. Sinzi niba aho munyumvise neza. Nubwo dusoje umwaka tukaba dufashe undi, uwo wundi dufashe, bivuze ko uwo mwaka wiyongereho, bivuze ko ari igihe kibi kije kirushaho kuza kidusatira. Ibihe bibi bije bisanga ibindi. Urakoze cyane. Ibihe bibi bije bisanga ibindi. Nuko rero n'icyatumye Paulo avuga ngo nuko mwirinde uko mugenda mutagenda nk'abatagira ubwenge. Urwo n'urwandiko rwa Paulo yandikiye Abefeso igice cya 5 ku murongo wa 14 n'uwa 15. Nuko mwirinde cyane uko mugenda mutagenda nk'abatagira ubwenge, ahubwo mugende nk'abanyabwenge, kumucunguza uburyo umwete kuko iminsi ari mibi. Ibihe rero biriko bo bigenda bidusatira twebwe abitirirwa akandi abitiriwe izina ry'Uwiteka. Ni mucyo rero niyo mpamvu nashatse ngo tubaze Uwiteka inzira, atugira inama yuko tugomba kugenda. Ubwo turasoma Ezira, dusome igitabo cya Ezira igice ni icya 8, dusoma umurongo wa 21. Maze ntegekera kwiriza ubusa aho ngaho kuri uwo mugezi ahava, kugira ngo twicishe bugufi imbere y'Imana yacu ngo tuyiyoboze inzira itutunganiye twebwe n'abana bacu bato n'ibintu byacu byose. Ahangaha rero igihe Ezira yandikaga cyangwa se yatangazaga iri tangazo, hari habayeho itangazo ryiza ry'ubwami bwa Mede na Perse. Ubwami bwa Mede na Perse bwari butanze itangazo ryemerera Abayahudi gusubira i Yerusalemu. Uti byari bigenze bite rero? Hari habayeho isohozwa ry'ubuhanuzi Uwiteka yari yaranyujije mu kanwa k'umuhanuzi Yesaya ku gice cya 45, cya 45, havuga ngo ibi nibyo Uwiteka abwira Kirius uwo yimikisha amavuta ati niyo mfashe ukuboko kw'iburyo nkamuneshereza amahanga ari imbere ye. Nzakugira imbere ataringane mbaringanize, nzamenagura inzugi z'ibyuma n'ibihindizo by'imiringa nzabicamo kabiri, nzaguha ubutunzi bwiherereye uri ahantu h'umwijima kubw'umugaragu wanjye Yakobo Isirayeli natoranije. Kirius we dore nguhamagaye mu izina, kandi dore nguhimbye irindi zina rishya nubwo utigeze kumenya. Urumva ijambo muri uyu murongo havuze ngo kubw'umugaragu wanjye Yakobo, ko Imana yamuhaye cyangwa yari yaramuteganyirije kuzamugira umwami w'abami cyangwa emperor wa empire ya Mede na Perse, atarandi marangamutima, ahubwo ngo yari biteganyije kuzabimukora kubw'impamvu. Bivuze ngo hari igihe Uwiteka agukorera igitangaza ariko atari uko uri mwiza cyane, atari uko usumba abandi, ahubwo abikoreye kugira ngo nawe ubikiraro cyo kugira ngo abandi nabo bazagere ku byiza. Niyo mpamvu Uwiteka yabwiye Ikoroti impamvu mbigukoreye kubw'umugaragu wanjye Yakobo,
Isirayeli natoranije. Kuro nawe akimara kwima ingoma ubwami bwa Babuloni bamaze kubushyiraho akadomo, haba hinjiye isi ifashwe n'ikibuga cy'ubutegetsi bwa Mede na Parsi bwinjiye mu kibuga cy'isi. Kuro nibwo yatanze itangazo kuri Ezira gice cya mbere, aravuga ngo ngiye kuri umwami w'Ubuperesi, kuko yari yasubiye muri ya mizingo ya Yesaya, asanga koko ko Imana yamwimitse kubw'umugaragu wayo Yakobo. Uyu Yakobo rero ni Isiraheli, ubwoko bw'Abayahudi. Mwibuke ko bwari bumaze ibinyacumi birindwi mu Bukarudaya barajyanywe bunyago. Kuro ahageze rero abayitangaza bati impamvu namenye ko Uwiteka yanyimitse ngo mbe umwami kwari kugira ngo nzabafungura imiryango muzagira inzira yo gusubira iwanyu Yerusalemu. Niyo mpamvu rero ku gice cya mbere cya Ezira yatanze itangazo avuga ati ngiye kuba umwami w'Ubuperesi kuko nagiriwe icyizere n'Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru ikangabira kuyobora ibihugu byose byo mu isi. Mu mishinga yanjye ya mbere ntanze itangazo, mwese Abayahudi twasanze hano muri Babuloni, buri wese udafite n'icyo afite abene gihugu bamuhe. Hari ijambo bita gusoroza mu rundi rurimi runaka, sinzi niba twahita turyumva twese, bamuhe bamusoroze, ntihagire ugenda imbokoboko, mbone mwafashe umurongo mwerekeza iwanyu Yerusalemu mujye kuzamura icyubahiro cy'Uwiteka. Ku murongo wa 3 w'igice cya mbere cya Ezira nibwo yavuze ngo nuko none umuntu wo mu bantu bayo wese uri muri mwe, ubwo yabwiraga Abakarudaya, umuntu wo mu bantu bayo wese uri muri mwe Imana ye ibane nawe, ngo mfunguye imiryango nuko azamuke ajye Yerusalemu mu Buyuda yubake inzu y'Imana, ariyo nzu y'Imana iba i Yerusalemu. Amen. Iryo tangazo rero akimara kuritanga nibwo Abayahudi bahereye ko bitegura igikorwa cyangwa action yo gutaha bajya i Yerusalemu, basubira i Yerusalemu. Mu gutaha rero batashye mu byiciro bigiye bitandukanye. Igiciro cya mbere cyajyanywe n'umugabo Zerubabeli ajyana igikundi kigiye i Yerusalemu, ariko mu nzira burya niyo mpamvu navuze ngo tugomba kubaza Imana inzira. Hari ibyo Uwiteka wasengeye mu bihe byatambutse, hari ibyo wasabye Imana mu bihe byatambutse, kugeza amagingo aya ngaya birashoboka ko uyu mwaka 2024 ushobora kurangira ari igisubizo cyawe, cyangwa se 2025 ukayikandagiramo igisubizo cyawe. Ibyo wasengeye, ibyo umaze iminsi ubwira Uwiteka ati Uwiteka wampaye ibi, wankoreye ibi, Uwiteka akabikora pe muri 2025 akabikora. Ariko muri uko kubikora uzabyitwara mute? Urwo rugendo rwo kugendera mu bisubizo uzayikandagira mute? Niyo mpamvu wakagombye kuhera uyu munsi cyangwa uyu mwanya uvuga ati Uwiteka uko ngiye gukandagira muri 2025 umbwira uko ngomba kugenda. Ntagenda nk'utagira ubwenge, ahubwo nkagenda nk'umunyabwenge, kugira ngo iminsi mibi turi kugenda dusatira itazampitana. Imana ishimwe cyane ko ishobora no gutanga ubwenge ikaguha ubumenyi muri cya gisubizo guhaye no mu nzira urimo, kugira ngo iminsi mibi itaguhitana. Imana irabishoboye byose. Mu nzira rero Zerubabeli yari arimo yerekeza i Yerusalemu, ahari abanzi badashaka ko agera i Yerusalemu, kandi abo banzi Uwiteka amuhaye sembora cyangwa shishongiro imugaragara nk'imisozi imuhagaze imbere. Nibwo Zerubabeli yasenze avuga ati ariko Uwiteka ubu koko nzagerayo gute? Ubu bwoko mpaye kuyobora ngo mbugeze i Yerusalemu nzabugezeho gute nibi bisozi bimpagaze imbere? Uwiteka ntabwo yamuvugishije, ntabwo yigeze avugana na Zerubabeli, ahubwo Uwiteka yitambitse imbere, arazahagarara imbere ya Zerubabeli, we avugana n'iyo misozi. Abwira niyo cyatumye yahagurukije Zekariya, aravuga ati genda ubwira Zerubabeli ko atari kubw'amaboko kandi atari no kubw'imbaraga, ahubwo ni kubw'umwuka wanjye wera, uko byagenda kose azagerayo. Amen. Ari mu nzira agenda rero, ariko hari igihe Uwiteka atuvugisha akaduha ihumure, twebwe ntituryumve ko, ntitwumve ko Uwiteka atuvugishije, ntitwumve ko, ntitubiha agaciro, kubera ko turi kubona ko ya minsi nyine iri kurushaho kutwegera, irushaho kudukubita, irushaho kudukanda, kubera ko abari biteye ubwoba tukarushaho gusakuza cyane, kandi Uwiteka byaba yumvishe gusenga. Ariko niyo mpamvu natwe tutagomba guceceka, kuko biba bidukanira byenda kuduhekenya, kubera ko Yesu nawe yavuze ngo musenge ubudasiba. Tugomba gusenga ubudasiba. Yemwe abibutse Uwiteka ntimugahweme
ntimukamuturize kugeza ubwo Yerusalemu azahindura ishimwe mu mahanga yose. Niyo mpamvu natwe tugomba gusenga ubudasiba ntidutuze, nguko babishinyitse natwe tugomba kubwira Uwiteka ko bikidushinyikiye nyine. Uwiteka rero yumva gusenga kwa Zerubabeli ko akiri gusenga, kandi yari yamutumye Zekariya amubwira ko atari kubw'imbaraga, katari no kubw'ububasha, ahubwo ni kubw'umwuka w'Uwiteka. Uwiteka aravuga ati reka nze noneho nze mbikenze neza. Araza ahagarara imbere y'uwo musozi. Niyo mpamvu Uwiteka yatangaje ngo ati wa musozi we wiyitica imbere y'umugaragu wanjye Zerubabeli, ndakurahiye rwose ugomba guhinduka ikibaya. Zerubabeli gatambuka akagera iyo agomba kugira ute kujya. Imana ishimwe cyane ko ibitureberera ibiri imbere yacu ifite kuvugana nabyo bikatuva imbere tugatambuka tukagenda. Haleluya, haleluya. Ibiri imbere yacu Uwiteka afite kuvugana nabyo tugatambuka, bikahwama bikika, bikaka mu muhanda mwiza ugendeka, tukagenda tukagera aho tugomba kugera. Mwebwe abantu mukurikira Ibihamya TV, abantu mukurikira Mushima Uwiteka TV na BNC TV, Uwiteka abaha umugisha mu izina rya Kristo Yesu kubwo kubasha kwamamaza ubutumwa bukagenda bukaguruka bukagenda bukagera kure bukagera ku bandi, kandi mugeze ku bandi kugira ngo bumve icyo Uwiteka bashakaho n'icyo bagomba gukora kugira ngo bazabashe gukora ibyo Imana ishaka, maze nabo Uwiteka abakorera icyo imitima yifuza. Hari icyo imitima yacu yifuza, ariko hari n'icyo Uwiteka adusaba. Icyo adusaba ni ugukora ibyo ashaka, natwe akadukora ibyo imitima yacu yifuza, kandi ku iherezo tukazabana nawe iteka ryose. Mana ishimwe cyane. Muri rugendo rero twebwe abitirirwa izina ry'Uwiteka, dufite mu nzira turimo tugenda abitirirwa izina rya uwitiriwe izina rya Kristo Yesu, wakiriye Kristo nk'umwami n'umukiza, mu nzira ntabwo worohewe. Hari imbaraga cyangwa se ibibazo cyangwa imisozi guhagaze imbere idashaka kugenda. Si imisozi gusa, ntabwo ari imisozi. Uwiteka yaje kuyihishura rero. Ya misozi yagaragaye kuri Zerubabeli, Uwiteka yaje kuyihishura bigeze ku rugendo rwa Inzira. Yaje kugaragaza iyo misozi ariyo yari imisozi bantu. Yego, wadukundira tukakubaza gatoya, birashoboka ko icyo gihe hari iyo misozi igaragarira n'amaso y'abantu. Ariko se nko muri iki gihe cyacu nk'abakristo cyangwa nk'abari mu rugendo nk'uko wabivuze ngo tugende nk'abafite ubwenge, yego, wigeze kubivugaho, umuntu yakwitwara ate muri ino minsi isa nk'igoranye? Uko tugomba kwitwara niwo murongo twasomye hano ku murongo wa 21 w'igice cya 8 cy'igitabo cya Inzira. Haravuze ngo maze ntegekera abantu kwiyiriza ubusa aho ngaho kuri uwo mugezi ahava. Reka nze mpagere neza uhumve neza mu izina rya Kristo Yesu. Ntabwo yari imisozi gusa, hari na sembolikama Uwiteka hereye ko agaragaza iyo misozi ariyo bigeze ku rugendo rwa Inzira. Urugendo rwa Inzira rwo yagombaga kurugenda amezi 4 kuva Shushani ugera Yerusalemu, kubera ko icyo gihe umujyi bari barawimuye. Uyu mujyi bawuvana Babuloni bawujyana Susa cyangwa se Shushani. Niwo wari umujyi w'ibya politiki. Noneho Persepoli nawo wari umujyi w'iby'imyidagaduro n'ibirori. Iyo mijyi yombi rero, Persepoli wari umujyi w'iby'imyidagaduro n'ibirori muri Mede na Pars. Noneho Shushani wari umujyi w'ibya politiki. Noneho iki gihe rero Aritazeruzi umwami w'Ubupersi niwe wari ufite inkoni y'icyuma ayoboye ubwami. Niwe wahaye itangazo Ezira avuga ati rero mbonye ko mu marshive y'umurongo ngenderwaho y'ibyo tugomba gukora, tugomba kuzuza. Kuro yatanze itangazo ry'uko mugomba gusubira iwanyu Yerusalemu. None rero nta mpamvu y'uko mugomba kubuzwa uburenganzira, wakitegura ukagenda ukajya Yerusalemu. Ezira rero nawe ayitegura koko urugendo ngo agende. Kuva rero Susani ugera Yerusalemu, kubera ko umujyi bari barawuzamuye bawujyanye kure, baravanye Babuloni bawujyanye kure, hari harimo ibirometero 1448. Rwari urugendo rurerure yagomba gukora amezi 4 agenda agera Yerusalemu. Muri ibirometero rero hari
ya misozi yagaragaye kuri Zerubabeli n'ubundi yaraje igaragara kuri Ezira, ku rugendo rwa Ezira. Yahindutse ari imisozi bantu rero, akaba cyari igikundi cy'abashyigikiye cy'abari inyuma ya Sanibarati, ubwo cyari igikundi cy'abasamariya. Haza n'ikindi gikundi cy'abashyigikiye Tobiya, ubwo cyari igikundi cy'Abamori. Haza n'igikundi cy'abashyigikiye Geshemu, ubwo nacyo cyari igikundi cy'Abarabu bafite uruvangitirane n'Abedomu. Abo bose rero ntago bari bakeneye ko abo icyo gikundi kizanywe na Ezira n'icyajyanywe na Zerubabeli ngo bagere i Yerusalemu ngo bakongera kubaka Yerusalemu yabo. Ubwo baravuga ati ziriya mbwa niziza zikadufatana igihugu ko imbehe yacu ziraba ziyubitse, ntabwo indonke twabonaga ntabwo turaba tukizifite. Muribuke nta bwene gihugu dufite bwuko turi Abayuda, birabara two badukwiza imishwaro duhita ko tugenda dusubire iwacu muri Edomu, mu Barabu. Kwanza nta nubwo cyari igihugu cyabo, ntabwo cyari igihugu cyabo. Niyo bari baraje barakibohoza, barakibohoza bakigira icyabo, kubera ko bariya Abayuda Uwiteka yari yarabatanze bunyago mu Bukarudaya, Babuloni irabatwara. Ariko igihe kigeze rero Uwiteka atanze umuryango, akinguye umuryango binyuze muri Kuri, akabemera kujya Yerusalemu, bugutaha kongera kubaka Yerusalemu. Babandi bari barakibohoje rero. Ariko mu izina rya Kristo Yesu imbaraga zafashe ibyawe zibirekure mu izina rya Yesu. Ariko uzi ko hari ahantu imbaraga zafashe ibyacu, zifite ibyacu, zifite ubutunzi bwacu, zifite umugisha wacu, zifite haleluya, zifite igihugu cyacu rwose, kandi hari imbaraga zigifite zanze kukirekura, ko zikirekure mu izina rya Yesu Kristo. Igihugu cyawe gishobora kuba gakondo yawe, igihugu cyawe gishobora kuba akazi kawe, igihugu cyawe gishobora kuba ubukwe bwawe bwanze, igihugu cyawe gishobora kuba ubucuruzi bwawe bwanze. Dufite ibihugu byinshi abademoni bafashe barabinyweza barabigumana, ariko Uwiteka arwana izo mbaraga zafashe ibyacu zibirekure mu izina rya Kristo Yesu, natwe tugira umudendezo. Imbaraga zazidufite zigomba kuturekura. Birashoboka ko uyu mwaka wa 2024 hari imbaraga zari zaratugumanye hirya iyo ngiyo muri Babuloni, ariko hakaba hari ijambo ry'ihumure tugiye kumva muri uyu mwaka uminutse, cyangwa mu ntangiriro z'uyu mwaka ukumva ijambo ryiza rije kuri Dushima Uwiteka TV, rije kuri Bihamya TV, Umuremyi rije ku Muremyi TV, rije no kuri BNC TV, rikabwira ati yewe byukura bagira nedera umucyo wawe uraje. Haleluya, Mana ishimwe cyane. Rikaze ngo byuka dore umucyo wawe uraje. Birashoboka rwose, hari imbaraga zifite ibyacu, zifite igihugu cyacu, hari igihugu cyawe rwose imbaraga zafashe zirakigumana, zikikwirukanamo. Ariko Uwiteka yumve gusenga kwawe kandi yumve gusenga kwacu, akugarurira ibyawe. Abakonikoni, abaroza, abapfumu, abademoni babundikiye barabifata. Nuko rero ibyo bikundi rero byabishyigikiye abo batipe, reka nivugire hari ibikundi byabishyigikiye abo batipe b'abasamariya kuri Sanibarati n'abatobiya b'abamori n'abageshemu b'abedomu n'abarabu. Abo batipe n'ibyo bikundi rero bashyigikiye ziriya mbwa bwo zije rero ngo zije gufata igihugu cyabo. Mumenye ko zigiye kutwubikira imbeze leta ko zitwirukangana. Nta mpamvu yuko bagomba kugira ute kugifata. Tugomba nurigundira nutarekura rwose, nimutarekura ngo mwitire kure mwitange, barakitunyagada igihugu, barakitunyagada. Dore baraje, dore turi kumva ibirindi yabo baza bahorera, kandi itangazo rya leta ziruzi byaba bemere ko bagomba kugenda rwose ngo baje. None mube maso, muyakanure muyakanure rwose ngo batakitutwara. Aho rero niho bafashe ibyo bikundi kari bitatu, baravuga ati muri ibirometero bazagenda rero kuva Shushani bagera Yerusalemu, mureke dupanga amazamu. Bafata igikundi cyo batera ibirometero, mwebwe igikundi cy'abasamariya muhagarara, namwe igikundi cy'abatobiya muhagarara, namba abashyigikiye igikundi cy'aba Geshemu
namwe muhagarara niba bari babacika ntibazacika abatobiya nibacika abatobiya ntibazacika abasanibarati bazajya kugera y'abasani tutarabacogoje tutarabamariye mu nzira ati tuzabamarira mu nzira rwose. Ahangaha niho umwami Aritazeruzi yarebye Ezira avuga ati rero namenya amakuru ko mu nzira abanzi banyu badashaka ko mutambuka ngo mugende Yerusalemu babateze barabarimbagura. None rero ngiye kuguha umutwe w'ingabo abagendera ku mafarasi n'abagendera rwose ku ngamiya abajebe bakubita imigeri we n'ingumi baze babatabare mu nzira ku banzi banyu muzatambuke mugere Yerusalemu. Ezira aravuga ati none numpa umutwe w'ingabo ko ndaba nsuzuguje amaboko y'Imana yacu kandi Imana yacu ndaba ngiye kuyirwanirira ndaba ngiye kuyitirira ingabo ngo nyirwanirire kandi hari ijambo yatubwiye ko izabana natwe. Yibuka ko ngo muri Egiputi ngo yahagurukije ibikeri biraza birwana n'umuryango w'abafarawo biragonga farawo n'ibibugu n'inda byose birwana na farawo. Farawo aza kugerezwa ava ku izima aravuga ati nimugende. Yibuka izo mbaraga zabambukije inyanja itukura zibageza hakurya muri ya maririmba yandirimbo ngo ifarasi n'uhetse ibiroshe mu nyanja. Yibuka izo mbaraga zabagendesheje ubutayu arazibuka. Haleluya. Yibuka izo mbaraga arazibuka Ezira. Yibuka izo mbaraga zabagendeje ubutayu. Yibuka imbaraga zakamije Yorodani bakambuka bagafata Kanani. Yibuka izo mbaraga zababashije kuzenguruka Yeriko ikariduka ikikubita hasi bagafata umujyi. Izo mbaraga zose arazibuka. Yibuka imbaraga zo mu bindi n'imuri ariko haleluya Imana ishimwe cyane ko ifite uko irwana. Imana yacu irarwana. Hayiwe ibibindi n'imuri ndetse n'amakondera byirukana abamidiyani abisirayeli baranesha. Kurwana k'uwo mwami ntajya arwana nk'abantu. Oya kurwana k'uwo mwami ntajya arwana nk'abantu. Ibibindi n'imuri ndetse n'amakondera byirukana abamidiyani abisirayeli baranesha. Kurwana k'uwo mwami ntajya arwana oya kurwana k'uwo mwami ntajya arwana nk'abantu. Mana ishimwe ariko n'umuziki uraryoha rero rata n'umuziki uraryoha. Ezira yibuka izo mbaraga aravuga ati oya abwira umwami Aritazeruzi atoya Imana yacu ndayizi irakomeye ku bintu by'imirwanire rwose ntabwo igitira ingabo. Izo ngabo zawe zihorera ahubwo wowe dushakira ikintu kijyanye no kwirira gusa mu gifu hari ikintu kirimo naho ku rugamba ho iraza kubyikorera iraza kwirwanirira. Imana ishimwe cyane kandi burya ikunda ko tunayitangira ubuhamya ko ishoboye. Burya ikunda ko tuyitangira ubuhamya ko ishoboye kandi ko kirashoboye. Uwite ngenda urashoboye rwose ndakuzi rwose urashoboye nagiye nkubona urashoboye uri data twese urashoboye na bose badukurikiye hirya no hino aho baherereye uyu mwene data dukurikiye aho baherereye hose urashoboye umurwanirire imbaraga zawe zimurwanirire uko ziri uko aguhamagara umurwanirire. Amina haleluya. Ezira aravuga ati Uwiteka arashoboye ariko akimara kuvuga ko ashoboye abwira umwami nyine Aritazeruzi iby'ingabo arabyihorera sibyo arabireka. Noneho Ezira aza kwiyumvira ati ariko se ngubu bya bindi tujya tugavuga ngo Imana irashoboye byandi byacu ngo by'abarokore ngo turizeye ariko tuba twizeye biba ari byo. Noneho hakaza kuza irindi jwi rimubwira ati nyamara wavuze ngo Imana yayo irashoboye reka zirize zigukore. Ziraje zigukore ubwo sirabishoboye. Eze nayo ubu amaso arebye amenya amakuru y'ibiri mu nzira biri mutegereje ngo bibadihe bizabamarire mu nzira ntibagere Yerusalemu. Avuga ati uzi ko dupfuye koko kandi namaze kwirarira ku mwami. Aratangira aracogora aravuga ati ariko namaze kwirarira ku mwami ko Imana yacu izabikora. None ko numva nanjye ngize mwakoba hari igihe nyine nk'ijambo ry'abantu rimanuka ukumvura ukarihanura sibyo mushumba uganura ibintu kandi bije rwose ukabona ibintu nigeze kubwira umuntu akantu Imana yari nyeretse oya reka dukomeza aho ngaho. Hari igihe ubuhanuzi buza ukabivuga gutyo
wabivuga kandi ni ari Imana ibikweretse hano nyuma yaho wagaruka iwacu mu mubiri ukafata ariko si ibintu mvuze biriya bintu koko buriya sinari nasaze buriya bintu bizakunda banza nari nasaze ayo majwi rero ntabwo ajya abura ni amajwi ya satani niba ari ya satani niba ari ay'umutima nama atangira kuganiriza oya ni aya satani agira ngo ni bya bitero bya satani biba bigira ngo ugire ubwoba ucike intege mu rugendo okay birashoboka kubera nyine iwacu mu mubiri ni ahanyantege nke noneho Ezira nawe aza kuvuga ati ariko ibi bintu nabwiye umwami biraza gukunda koko aravuga ati oya ziraza kunkora aravuga ati ariko nuko zaza kunkora hari icyo tugomba gukora nta kindi aha niho yategekeye abantu rero akusanya igikundi cyose avuga ati muze mbere yuko dufata urugendo ni muze tugende tumanuka arapfa ku mugezi wese ahava dukora iki tuhamara iminsi 3 dukora iki tuyoboza Imana inzira nese murabona inzira imeze neza irimo amakuba irimo ibyago irimo imigeri irimo inyamaswa irimo abarazi irimo imyambi imiheto badutegereje ngo batumenewe muze tugende ku mugezi ahava we ahangaha rero niho yategekeye abantu kwiriza ubusa ku mugezi ahava kubera bari bamaze kumenya amakuru ari mu rugendo ruva Susani kugera Jerusalem mu birometero 1448 uko ati bazaba baratumaze mu mezi ane baba baturimbaguye nimureke tubaze Imana inzira nicyo cyatumye hano ku murongo wa 21 avuga ati nuko ntegekera abantu kwiriza ubusa aho ngaho ku mugezi ahava kugira ngo twicishe bugufi imbere y'Imana yacu ngo tuyiyoboze inzira kuko haleluya Imana ishimwe cyane idutunganiye twebwe n'abana bacu n'ibintu byacu kuko nagize isoni zo gusaba umwami w'umutwe w'ingabo z'abagendera ku mafarasi kuko namubwiye ngo Imana amaboko y'Imana yacu arakomeye kandi ari kubayisaba bose ari kubayihamagara bose ngo kandi ngibabereye maso kugira ngo ibumvire ibatabare haleluya baragendera biyiriza ubusa kumegeza hava kandi ngo Uwiteka aramanuka arabumvira bakora urugendo bagera Yerusalemu Uwiteka inzira arayitunganya Uwiteka yatunganyije inzira Uwiteka yatunganyije inzira haleluya Uwiteka yatunganyije inzira kuri Ezira izo mbaraga zabikoze n'ubu ziracyahari ntaho zagiye Uwiteka watunganyije inzira kuri Zerubabeli izo mbaraga zabikoze ziracyahari ntaho zagiye kindi gikundi cya gatatu cyajyanywe na Nehemiya Uwiteka watunganije inzira kuri abo bagabo bose kuri izo parte eshatu zose zagiye zikagera Yerusalemu zikashika amahoro izo mbaraga zakoze ibyo ziracyahari ntaho zagiye Uwiteka rero aracyafite izo mbaraga natwe ubwacu turi mu rugendo urujya mu ijuru abitirirwa izina rya Kristo Yesu yaduha inzira iri imbere iraruhije iragoye niyo mpamvu muri iki gihe duhagazemo uko bigenda birushaho gusatira biza bidusanga birushaho kutwegera bifite umwijima mwinshi ibi bihe bifite imyambi myinshi ibi bihe bifite ibyorezo byinshi ibi bihe bifite indwara z'amayoberane nyinshi ibi bihe bifite imbere hari abanzi benshi Satani ateganyije abanzi mu nzira abakonikoni abapfumu abacweza abaruzi abacuraguzi badashaka ko watera intambwe bariho baragomba uko imyaka igenda ishira none bagenda bagwira LSFO bagenda bagwira ariko Uwiteka aracyafite imbaraga zo kukurwanirira niyo mpamvu nkwingingira aho uherereye hose ngubwira Uwiteka umuyobozi inzira yuko uzagenda muri uyu mwaka tugezemo muri ibihe bize bidusatira dore n'ibihe bikomeye biragoye biraremereye n'ibihe by'imiyaga n'ibihe by'inkuba n'ibihe by'umwijima igicu kikabudika n'ibihe bikomeye niyo mpamvu Uwiteka agomba kukubera ubwihisho akakubera umujyanama akagufata ukuboko akagushingisha intambwe ugakandagira hatari amahwa kuko n'ibihe biri mu nzira y'amahwa n'ibihe bikomeye n'ibihe bitoroshye turishimye yego ko umwaka urangiye ko dufashe undi mushyashya ko twongere twishime tunezerwe
ngo ducinye akadiho n'akabando n'abasaza bacinye akadiho twese ngo twishime. Yego yego nibyo tugomba kwishima, ariko ni ibihe bitoroshye, ni ibihe bigomba kwambukwa n'intwari. Intwarane rwose zitwarana zikwihangana, zikihangana zigashingura zikagenda, bagatwarana ukambuka ugakomeza urugendo ugapushinga ugasunika. Haleluya, ugasunika usunike ugumye pushinge. Ni ibihe birimo ibikuta biremereye ugomba gusunika kugira ngo utambuke ugende. Yego ni ibihe twishimye ko tuwuminiye ko tuwutangira, ariko turawutangiye ariko nawe udutangira. Utangira kutubabaza, ni umwaka udutangiye nawe utangira kutubabaza. Niyo mpamvu utagomba gusinzira. Bamaso uyoboze Imana inzira uko uzagenda, utazagenda nk'utagira ubwenge, ahubwo ugende nk'umunyabwenge kandi ucunguze uburyo umwete, usenge vuba kuko iminsi hari mibi. Ni ibihe bitoroshye biri kuza birushaho kutwegera. Niyo mpamvu ngusengeye cyane ngo Uwiteka guha imbaraga aho uherereye hose, aho utuye hose, mu mpande enye z'isi zitandukanye. Ibi bihe upfa kuba witirirwa izina rya Kristo Yesu, witiriwe izina rya Kristo Yesu, ugomba guhirwa. Ariko humura, nawe yaravuze ngo data mbasize mu isi ariko ubarinde umubi, ubarindire mu isi, wibarindiremo itabahitana. Ndagusengeye cyane rero ngo muri ibihe bikomeye Uwiteka akugira inama, kongorere, akwereka inzira ugomba kunyuramo. Irinde cyane uko ugenda utagenda nk'udafite ubwenge, ahubwo ugende nk'umunyabwenge. Uwiteka guha ubwenge izina rya Kristo Yesu. Imbaraga z'Uwiteka zibane nawe none n'iteka ryose. Amen, amen, amen. Shalom, shalom. Turabakunda. Amen.